Ndi Papa Sava. Hallelujah. Yabambwa ku musaraba ari njye ubiteye, umwana w'ikiraro. Haleluya, haleluya. Bamwambitse ikizingo cy'amahwa, amaraso arava Yesu Kristo ari njye ubitewe. Haleluya, haleluya. Yabambwa ku musaraba ari njye ubiteye, umwana w'ikiraro. Bamukubise ibiboko yambaye ubusa, njye wabiteye. Haleluya, haleluya. Amen. Amen. Kubona abagabo baririmbira Imana ni iby'agaciro gakomeye cyane. Imana ibaha iki? Haleluya. Dushimiye diakoni wacu Telesifore wadusengeye umwanya wose watambutse, agasengera n'uyu mwanya tugiyemo wo kumva ijambo ry'Imana. Muraho murakomeye? Mumeze neza? Turashima Imana. Utanze muri mwe ngo nivuga izina? Nigeze ngo ari utanze babwira amazina yanjye. Haleluya. Tugiye kuganira rero ijambo ry'Imana turi busange mu gitabo cy'Abagalatiya ibice 5. Yesu ashimwe. Umutwe w'amagambo uravuga ngo imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Ariko ngewe nashatse icyigisho nabateguriye, umutwe w'amagambo tugiye kuganiraho uravuga ngo ubuzima bwawe buyoborwa nande. Haleluya. Amen. Ubuzima bwawe buyoborwa nande. Ubuzima bwawe buyoborwa n'iki? Imana ishimwe. Amen. Amasaha yatujyanye kandi dufite izindi gahunda nk'uko twabiranze mu matangazo yatambutse. Mureke dusome ijambo ry'Imana. Abagalatiya ibice 5:16 haravuga ngo ndavuga ni muyoborwe n'umwuka kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari ibyo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka nimuba mugitwarwa n'amategeko. Amen. 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 Haleluya. Amen. Ijambo ravuze ngo nimuyoborwa n'umwuka muzakora ibyo umwuka ashaka. Ariko nimutoborwa n'umwuka muzakora ibyo mushaka. Wongera witekerezeho ngo uyoborwa n'iki? Umwuka wera w'Imana ni umwuka wera. Umwuka wera w'Imana akora ibintu umuntu atakora. Umwuka w'Imana ashoboza umuntu ibintu umuntu atashobora. Umwuka wera w'Imana akemura ibibazo abana b'abantu batakemura. Amen. Umwuka wera w'Imana akiza indwara abantu batakiza. Amen. Bivuga ngo abayoborwa n'umwuka bafite ubuzima bwuzuye. Abatayoborwa n'umwuka bayoborwa na kamere bafite ishyano. Imana ishimwe. Wowe uyoborwa n'iki? Umwuka ntabwo atura ahantu hose. Ijambo ry'Imana ngo umwuka n'umwijima, umucyo n'umwijima ntibishobora guturana. Ahari umwijima umucyo urahunga. Ahari umucyo umwijima ugira gute? Muvuge ngo umwijima urahunga. Umwijima urahunga. Uyoborwa n'iki mu buzima bwawe?
amen. Amen. Haleluya. Amen. Bene data, igihe kirageze ko muhindura ubuzima bwanyu mukuyoborwa n'umwuka wera w'Imana. Nimuyoborwa n'umwuka muzagira amahoro. Ushobora kugira amafaranga ariko kamere igatuma kamere yawe amafaranga nta kintu akumarira. Wagira urugo rwiza nta mwuka wera ntacyo bimaze. Wagira icyubahiro nta mwuka wera ntacyo bimaze. Igifite agaciro ni ukuyoborwa n'umwuka wera. Uyoborwa n'iki? Mwe muretse kumanika amaboko yanyu banze witekerezeho ngo nyoborwa n'iki. Yesu ashimwe. Haleluya. Kuva none ndashaka ufata umwanzuro mu buzima bwawe. Baririmbyi bacu bafata umwanzuro, bagira ibintu banga bakire mwuka wera mu buzima bwabo. Mwuka nazo uzaryama utuze, mwuka nazo uzaryama usinzire neza, mwuka nazo mu buzima bwawe ibyo uzakorera uzabirya nta buruho. Ariko nta mwuka, nubwo baguha ibya mirenge ku ntenyo umugwe n'abanyarwanda, nta kintu bizakumara. Dukeneye mwuka wera w'Imana. Haleluya. Iyo mwuka yaje adufasha gukora imirimo myiza. Haleluya. Ahari umwuka wera w'Imana haba urukundo. Ahari umwuka wera haba kubabarira. Ariko nta mwuka nta buzima. Uyoborwa n'iki? Uyoborwa n'amashuri. Uyoborwa n'iki? Amen. Reka turebe kuri imirimo y'umwuka rero. Ngo dore imirimo ya kamere iragaragara. Uhita ureba ahantu uri, nimba uri muri kamere cyangwa uri mu mwuka. Uwa mbere ni ugusambana, no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari, n'umujinya, n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice. Amen. No kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Iyo niyo mirimo ya kamere. Abadafite mwuka wera, abatoborwa n'umwuka wera borwa na kamere, bisanga mu busambanyi, bisanga mu businzi, bisanga mu bujura, bisanga mu igomo, bisanga mu macakubiri. Umuntu wuzura umwuka wera, umuntu uyoborwa n'umwuka wera ntagira urwango muri we. Umuyoborwa n'umwuka wera ntagira ishyari muri we. Umuntu ufite mwuka wera ntagira inzigo muri we. Ibi byanyu muvuga ngo sinakora iki, ngo icyo utashobora mwuka wera yaje aragushoboza. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Papa sawa. Ari umuntu akunda n'inkono itabi kumurusha kuri uyu musozi wacu. Ariko imbaraga z'umwuka wera zije igikamba. Ubu niyo umuntu anywereye igikamba arahakura araruka. Izo ni imbaraga z'iki? Z'Imana. Imbaraga z'umwuka zidushoboza kuzinukwa. Ikindi cya kabiri, imbaraga z'umwuka wera w'Imana zidushoboza guhitamo ibintu bikwiriye. Haleluya. Amen. Mwuka araza iyo kurimo utora ibidafite agaciro, abantu bakaguseka, ariko ibyo bifite agaciro. Ariko iyo ari nta mwuka uyora ibisa n'ibifite agaciro ariko ari umwanda. Mwuka niwo wa mbere w'ibanze. Nimba usambana nta bwami bw'Imana uzabona. Nimba usinda nta bwami bw'Imana uzabona. Nimba uroga nta bwami bw'Imana uzabona. Nimba ugira amagambo nta bwami bw'Imana uzabona. Nimba utababarira nta bwami bw'Imana uzabona. Iyo yose ni imirimo ya kamere. Ukiyoborwa na kamere nta bwami bw'Imana uzabona. Haleluya. Amen. Mwemerere mwuka wera w'Imana abayobore, tuzabona ubwami bw'Imana. Ibintu byose twabona mu isi nta bwami bw'Imana nta mumaro. Naho twatunga tukamererwa neza ariko nta bwami bw'Imana nta mumaro. Kandi ijambo ry'Imana ngaborwa n'umwuka wera w'Imana nibo bana b'Imana. Nimba utoborwa n'umwuka ntabwo uri kuri liste y'abana b'Imana. Kuko abakora iby'Imana, abana b'Imana ni abakora iby'Imana ishaka kandi yifuza. Haleluya. Amen. Nimwumve imirimo rero y'umwuka. Ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo. Amen. Amen. Nimugire umwuka w'Imana mugire urukundo. Amen. Icya kabiri ni ibyishimo. Amen. Icya gatatu ni amahoro. Icya kane no kwihangana. Amen. Impamvu mutagira kwihangana nuko nta mwuka ntaraza. Iyo mwuka yaje baragutuka ugaceceka, barakuvuga nubimenye, baragusebya nubyiteho.
umwuka ajya dukomeza aho tudakwiriye gukomera. Haleluya. Iyo umuntu afite umwuka wera akomera ahantu yakomerekeye. Nimwuzure umwuka wera, nimutunge umwuka wera. Mwumva ikindi ngo no kugira neza n'ingeso nziza, akandi kantu ngo no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo ni amategeko abihana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mukanaza muzagwiza kwihanga. Impamvu murira muhungabanyijwe n'ubuzima nuko nta mwuka wera. Mwuka iyo yaje kumara ubwoba ntabwo ukangwa n'ubuzima. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Nimuyoborwe n'umwuka wera. Nimuyoborwe n'umwuka wera. Nimuyoborwe n'umwuka wera. Kandi uyu munsi munagira imitima yanyu Imana yabagendereye. Igikenewe si imiceri, si abagabo, si amamodoka, si icyubahiro. Hakenewe umwuka. Kandi umwuka ntabwo agurwa. Ni uwemereye Kristo akihana akaba ngo mvuye mu byaha. Umwuka agatura muri wowe akayobora ubuzima bwawe. Ukamwumvira akakuyobora ukagubwa neza. Nimwakira imbaraga z'umwuka. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ubushize rero nari nababwiye mu matangazo ko uyu munsi dufite gahunda yo kubaka urusengero. Murabona tumaze kwaguka n'ibikorwa byacu. Ntabwo ubushobozi dufite twabikora. Ni twebwe two kubikora. Ntabwo mbahatira kwitanga no gukora mu byanyu. Ukorwaho n'umwuka wera w'Imana ari gutanga. Muranyumva? Mutazavuga ngo turabasabiriza. Uwo mwuka akoraho ari gutanga. Twaburaga amafaranga miliyoni 1,800,000 kandi ubu dufite 200,000 muri kesi. None rero bene data nimwe gukora umurimo w'Imana. Gutanga bihesha umugisha kuruta ajya gute utaguhaga. Nimutanga kuko nabyo biri mu muto z'umwuka. Mutangira inzu y'Imana, mutangira Imana. Ntabwo ari uko Imana icenye, ahubwo gutanga kwawe ni ukugira ngo ugirirwe neza n'Imana. Ibiri mu isi byose byaremwe n'Uwiteka Imana yacu. Haleluya. Amen. Umwanya ni uwanyu. Tunyarutse dusigara iminota mikeya. Kugira ngo tuze kwakira iteraniro rya kabiri. Ndabona musahagurutse. Namahoro. Jya uyavuga utamupfunditse kugira ngo kwandike. Angahe? Hanze 4,000. Imana iguhe umugisha. Umutunga ibiganza Imana iguhe umugisha. Amen. Nuko umusa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hari ijambo yavuze ngo abantu ngo basinda ntibazajya mu ijuru. Nanjye Imana imvugiyemo mfite 2 nari kunywera agacupa ntashye. Reka mbitange pe. Amen. Kandi icyambere Simone ntabwo igikenewe ari amafaranga utanga imbere y'Imana. Igikenewe nuko uhinduka ukareka inzoga burundu. Ndahindutse kuko nari yanywera icupa ariko ndahindutse mu izina rya Inzoga uraziretse burundu. ndaziretse burundu. Haleluya. Amen. Imana igushoboze. Nta kamaro k'inzoga. Mama wacu nyagatare. Haleluya. Amen. ariko ijambo ry'Imana ryavuze ku mutima. No kuri pe. Nanjye nagiraga ngira kamere umuntu yantuka nkumva namusubiza. Nagiraga amahane muri quartier. Ariko Imana imbabarire. Ndashaka gukora umurimo w'Imana. Ndumva hano ufite 6,000 Amashikwa. Imana rwose iranshoboje nimuyakire n'ibihumbi 6,000 mukora umurimo w'Imana. Uwiteka asubiza aho ukuye. Amen. Amen. Imana imuhe imigisha. Ntazongere zikaba. Amen. Ababishoboye rwose nta kibazo Amen. 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 Nanjye umukozi w'Imana arigishije numva ndafashijwe. Nanjye Imana yankoreye ibitangaza, yankoreye ibintu byinshi cyane. Ubu nanjye numva nagira icyo ntanga. No kuri pe. Yampaye inzu, abana banjye bariga amashuri, nta kibazo mfite pe. Kubw'ibyo rero numva hano nakwitanga
neza agakaramu ndashaka gusinya sheke ngiye kwitanga miliyoni oya mabuja oya rwose ntabwo byakunda kubera iki se mabuja ni gute wakwitanga miliyoni undimo amafaranga y'amezi 3 sinakubwiye ko nzayaguha wowe oya pe urayamara umurimo w'Imana ubundi ibibazo byo mu rugo bizana hano mu rusengero gute oya pastor ntabwo yakwitanga miliyoni yaranyirukanye yarandima amezi 3 ibihumbi 45 utabivuze babivugira mu iteraniro nibwo nje guterana kuva yanyirukana sibyo nibiki oya rwose reka icyo kibazo tuze kugikurikirana hanyuma amaterano n'ibibazo njye mfite ibibazo rwose pastor umfashije ayo mafaranga yanjye wayama nubwo naje gusenga ariko ibibazo byari bindembeje sijye nakubwesha cyagera wowe ariko mwihangane gato muye kugira mwihangane niko se mazi mwihangane madari hangane witwa nde mukobwa nitwa Didasiye usengera he sengera muri ADP usengera muri ADP none se wakoze ikibazo cyawe n'icyo ufitanye n'uyu mugore njye nagiye kumukorera ambwira ko nzajya musigara wamukoreye iki namukoreraga imirimo yo mu rugo ngezeyo ndakora mu by'ukuri yaramfunishije aramfunisha ibishoboka byose bagateka inkoko sinye mbona ibibazo birandenze mbona mbuze uko mbigenza ajya muganiriza hose mabuja ko ndwara igifu nkaba ntabasha ibishyimbo n'ibijumba akambwira ngo nari amakaraye ngo sinkayashyuhisha ibiryo ngo ndye ngo nazayamva mwihangane bakasa mwihangane twabivuga turangije iki gikorwa oya mwihangane mabwire mwihangane mabwire umva mwihangane mabwire icyo twebwe duha agaciro mujye mumenya ijambo ry'Imana n'ikimana si ukwakira amafaranga ntabwo icyo gifite agaciro icyambere nuko yatanga ituro agiye gutanga abuhutse n'uyu mwana agataha yishimye umwana n'umumama ni mukuru n'umwana imbere y'Imana uranyumva kwakira amafaranga yanyu tukayakira hejuru y'amatiku n'ibintu bidafite umumaro twaba tubaroga gutanga iyi miliyoni igeretse hejuru tutaza nta kintu byaba bitumariye mu gihe tugize amahirwe iramurima ngo nujya gutanga ituro wajye ugiye kuritangira ukibuka ko ufitanye ikibazo na mugenzi wawe subirayo mugende mubanze mwikiranure ugaruka utanga iki utanga ituro ryawe ahubwo yarahirwa ko ageze hano imbere agahura n'uyu mwana w'umukobwa ikiranure nawe ukorera Imana ituro ryawe utaha ngo byagenze twabyemera gutyo ngo murimo amafaranga ariko mureke yisobanure twe ntaco aba ari musengero nihangane papa sava uri umusaza mukuru w'urusengero ihangane kirimo mama ibyo umwana avuga nibyo ngera ndabyemera ariko nari namubwiye ko nzayamuha uretse byagendaga ko tubone mu rugo twaguciye mu ijambo ubwo ngubwo namaze kumubwira ko ibishyimbo bidashyuhije nabirya akambuza no kubishyushya ku makara yiwe akambwira ngo ningenda ngo njye gukura ibijumba ngo aribyo nzarye nanahagera akambwira ngo nibishoboka ngo nze kurarira ibyokeje ubwo ngubwo higeze kuza abashyitsi ajya kuma umwanzuro wo gutaha barateka bateka inkoko bamaze guteka inkoko sinzi ukuntu nibese mu gikoni kubera igifu cyari cyanzengereje nsanga basohoye ibyombo basohoyemo n'amata mbona agakombe k'abana karimo amata numva amerewe nabi meze mumaze iminsi mu masengero ndagafata nikinga inyuma y'urugi nsomaho kubera ko iyo duhuje amaso igihe cyose abona ngo iminwa yanjye itoze ndangije nsomaho maze gusomaho arambwira ngo niko kabwira we ushobora kuzamvira mu rugo niba bidashobotse ngo ntabwo waje ngo muhahire ngo ntabwo waje ngo mutunge ndangije ndamubwira ni rwose nta kibazo memba nigendere rwose n'igihamya ndagifite hari umukozi dukorana bita Claude we yamwirukanye imbere yanjye y'icyumweru ngo nawe asanze ngo ari koza ibyombo ngo nimba yarari kurigata amagufa ngo hari abashyitsi ni umuzamu ariko ubwo yari wese mu gikasi niko se kandi bene data ninde wabwiye ko Imana ikeneye amafaranga yanyu kuruta imitima yanyu nimba uza gusenga nk'uyu mumama nimumuzi mwese mu rusengero
murebe ahantu tugiye twubaka si wowe dukorera biriya byose kubikora ukorera umwana uyu n'ibyo wakorera umukobwa wawe ni impfabusa nta kintu bimaze reba ukuntu uberewe urarya inkoko umukozi ukamugaburira ijumba uranga ko umwana anywa amata ari wagutekeye amata y'abana bawe bari bumva ubwo si byo yaramuhembye we wanze no kumuhemba none mu rusengero ugatanga miliyoni uwo wundi urabizi uwo wundi mfite na nimero ye bibaye ngombwa muhamagare ariko oya falsafa reka mabwire uwo mwihoreye kuko ntabwo ari hano sibyo ideni ryo rarizi ndarizi turaza kubivuga angana nawe ubwo yagiye yari umuzamu yaramurimo nawe 45 yaramurimo 40 nawe 40 reka ukwezi kugeza reka ncurubatse ariko rero nihangana sibyo dufite umwanya muto ninde ufite ikibazo nta kirego gusa Imana yarakuduhaye reka tubwire ibya byose ngaho Aleluya. amen Nanjye rero rwose mama SP mumbabarire ntago nari nagambiriye kugushyira hanze ariko ubwo bimeze gutyo nanjye bibaye ngombwa ko mvuga ibyanjye kugira ngo ngire amahirwe yo kwishyurwa nanjye rero uyu mubyeyi amfite nukuri da ntago mubeshyira nawe ara nanjye amfitiye amafaranga 75,000 ni ngewe hariya kuri iriya butike bita kwa Kazungu n'umugabo wanjye ni nge wamukopye akagenda afata utwa 2 utwa 3 bigera ku bya 75 rero narinzi yuko ari umubyeyi mwiza ariko rero mbonye ashobora kuzanyambura mbere yo gukuramo ayanyu torero nanjye rwose mumfashe mwikiranure nanjye nawe se urabyemera nabyo nuriya n'umurimo ideni Mana ishimwe kusigira ntabwo ibintu byumva ejo bundi twubatse amashuri y'abana yaduhaye 5,000,000 mubizi mwese ntabwo mubizi iyo tugiye kwishyura abazamu hano ku rusengero niwe uduha amafaranga uyu ibintu byose dukoze n'umudore yaje kuduha miliyoni gutuza gutanga amafaranga angana gutya ufitanye amatiku n'abantu mu ngo no muri karitsiye haranditswe ngo mujye muhanana kandi muhanurane nanjye cyaba ari ikibazo gikomeye cyane ukomeje guhishira wenda ikosa nubwo tubana mu itorero ariko hagati yacu haba harimo utuntu uyu mubyeyi mu by'ukuri ntabwo ashobotse ariko n'umwana w'Imana akakandara akagira rwose aka ni akageso wenda twazafata umwanya tukamusengera icyo nashakaga kuvuga mbese muri make yewe mbese nyine nuko tuba turi kumwe n'abana b'Imana nawe arabizi ariko mu by'ukuri agira ngo nyagire pe ibyo ni ibindi agira ngo nyagire ibyo ni ibindi tukasava njyewe nari ndimo mvuga nti mwihangane duce muri iki kibazo ntabwo icyo twihutira nk'uko wabivugaga ari amafaranga ntabwo ari amafaranga turihutira nibura ituro cyangwa se ituro rituma umuntu abona ubugingo abona umugisha w'Imana rero ngewe uko nabyumvaga niba n'ubundi yari abisangamo niba yari yiyemeje gutanga reka dufate iyo miliyoni yari yiyemeje gutanga twongereho 45 by'uyu na 45 bya korode hanyuma ubwo ni 165 noneho wowe udusinyire sheke yangahe ya miliyoni n'ibihumbi 165 tumugushije banka nanone oya akabereka ibyiza ariko none se samadeni arimo oya mwumve byemwe mafasha duhe iyo miliyoni dukuremo amadeni yaba ufitiye amadeni tuyabahe dufate 930 800 asigaye 835 asigaye ariko ubwo urumva itorero turabaduha ntacyo dutwara itorero ntabwo duhombye itorero tuributse kuri uyu tumuvanyeho uretse ko twishyura mu by'itorero kandi ari amanyangaye kandi ibi yarabyeretse Uwiteka nanone kwakira amafaranga ye nta mugisha azabona nashaka twari akiranuke agende yitekerezeho akiranuke nashaka azaza n'inote y'1,000 ariko ivuye ku mutima abana bishyurira abapasita bishyurira oya yigenda yandiki iyo miliyoni uduha hanyuma
ngwino mwana cyangwa yandika iyo miliyoni noneho telefone na pasitori ariko isubire mu mwanya wicarire yicarire dedasiye mwige ibi bintu namwe mubonera urugero ntabwo imana ikeneye amafaranga yayo ako kagesa gakizwa ariko nawe kuko guca imanza nawe ugakizwe kuko wasanga imana arabyemeye sibyo imucira urubanza ashobora kuba asinzwe n'iki nawe utsindwa n'ikindi sibyo ahubwo mu musengere atangira akora imirimo atungana urumva mama ntabwo imana ikeneye amafaranga yawe iyi miliyoni si yawe ntabwo ariyo wihaye ni imana yiguhaye ubu si ureba ugenda ukora imirimo myiza n'abandi mwese muri hano ntabwo dukeneye amafaranga yanyageretse ku byaha imana icyo ikeneye n'imitima itunganye ibiri mu isi byose byaremwe nande urumva se amafaranga yarasiriye mu byaremwe n'imana oya imana ntikeneye kurya nuko